wateretse koko nta n'isoni mu ntebe nta soni niko ubundi ufite ikihe kibazo iyi telefone se yanjye ufite ntabwo mana ninde uko uburenganzira bwo gukora muri fone yanjye se nta soni ubundi ufite ikihe kibazo utaragera muri urugo nari mfite amahoro n'umugabo wanjye ariko ureba usigaye nkubitisha n'iki wamusenze niko urareba none bigeze aho witera ukite ubundi ubu warameshe wasanze muri urugo mfite amahoro yanjye n'umugabo wanjye tubanye neza n'abana banjye none se ubundi byakugira n'umwana wanjye usibye ko utari n'umwana wanjye byatuma witerura ibintu byose aho usigaye abana bakunditisha nawe usigaye wariteretse ntacyo gikora usigaye wizuka ariko narumiwe ariko ibintu byazagushyiraho nta soni ngo ndakwanga nakugize ndakwanga komana ibi bintu maze ari furaje mo n'undi we urikumva vuba ngo bari hanze se ute ni gute umukecuru uriya kumva n'umusore nk'uyu baba we ageze kuba ari ibogari noneho mbega amaso afite amafaranga iminwa myiza umukecuru nk'uriya ubundi bubahuriye saho yanyuraga Imana igihe akoropa ikoropa rya no muri bose ni kugiye warero kubona kandi gaskarana kikaza gutegereza ni yarancanze ibyawe ibihoro binonsora igihe warereye ubundi ushaka iki nakubwiye ko ngiye kukwica urubozo gake urumva kugeza umunsi uzivana vayo cishwaba koropa nyiravuga hanze hari ibyombo ukeneye koza hari imyenda ukeneye gufura ariko ureba ukuntu ugiye wera amasaha abiri yose ugikoropa sa ubundi kucyo umva chingwa musaza ntabwo ari kumbona mbona ndi mwiza ahantu hose ntibitatambone Koko Karame ino nawe umuntu uri kukomangaye ugendereze wikareye umeze utese ndaho ndashima Imana ubwa mbere nk'uyu mwikaretse ubwa mbere gasore cyane yitima ndagiye Rwanda no kureba abana bavuye mu ishuri ngewe nshinzwe imibereho myiza mu mudugudu ubwo rero twari dufite gahunda yo kugenda tureba abana bavuye mu ishuri rero raporo bampaye namenye neza yuko hano hari umwana wavuye mu ishuri umwana niwe nje kureba munsobanurira impamvu ki mwamukuye mu ishuri hano nta mwana utiga uhari arahari bampaye raporo uwo mwana umuhamagare umuhamagara aze hano umva ntega amatwi unsanze aha ni iwanjye uri kubera itsinda agira ngo hari umwana utiga ari njye nawe uba hano ninde ariko nubwo ari iwawe ntabwo twabura kuvuga wavuga ko yitwa ndetse utiga yitwa Kagoma yiga arahiga se oya ntabwo yiga nuko umuhamagara ahubwo aze hano namubonye ari hano muhamagara aze hano ubu turi mu gitondo umwana ari kwiga ikigoroba Kagoma Karame bino wumve sheri uyu mwana ubungubu baragaragara nk'uriga se mubaze Kagoma uriga ntabwo uyu mwana yiga ibimenyetso nuko ameze ntabwo uyu mwana yiga nese umwana utiga bareshya ate wiga bareshya ubona ko cyangwa abandi bana oya n'indoro yiwe ntabwo uyu mwana yiga ahubwo mbwe Ikesha. nziza Amawari. naho hari Amafaranga nashyize kuri telefone wayabonye. ntabwo narebye ntabwo ndayabona ariko reka ndebe Naje mubwire ko nashyize 50. Mwamwifashisha ko ndabona akazi kabaye karekare. Ubwo njya kubenza ababyeyi. ndamubwira
aho basuhuze kubera uri kumbwira ngo ahangaha ngo ni iwawe ukumva ko ushaka kunkanga ngo kubera ko ari iwawe ngiye kugutangira raporo nariba ahubwo iraza ntabwo ibi bintu byashoboka gutunga umwana ungana atiga tega mwa nimero z'umuyobozi ukuriye riba oya nanjye ndamufite reka ahubwo muhamagare bariza basohokera soni bagiza kwishinga iby'urugo rwanjye oya birakureba winkanga reka nambare n'inkweto zanjye mfite aho njya mfite iwanjye vuga kandi namwe akazi keza niba twaba turi kuvugana mbega ijwi we numvaga nagumya nkamuvugisha muhe mama niyo yaba hari nawe namuha mbega ijwi we yesu we muhe mama njyewe nawe namuhaye ijwi ariko ugeze aho ute ntabwo nsize rwose ibyombo ubu nzagukorera iki ubwo bwiye abana bagera ngo babisigaze kugira ngo ukunde ubige yego bigenze bite ko batabimaze mba nibaza ikintu nagukumva nawe ngo ndaguhagurukira kugira ngo ni imikino urabyibuka wamara ukwezi wamara abiri uzajya urya mukaso wanyu yaje asohokeshwa girane kweli uziko mama gasigaye arota ibintu by'iminsi nsigaye narumenya bariya he none sigaye mutera uziko kwatonde ntabwo simeze gutasha zimeze gute rero mutanyanye ni bwoko cyo nagiye kumva mbaga yego umwana wanjye murabigaruye kandi n'amasema bayi umwana ngo yarara ngo mbwire ko urumva idafite ariko rero ibibazo buriya ntagiye gusara buriya hari ikintu ngenda ndi kubona ejo bundi arikoze ngiye kumva nawe se kandi oho yewe ahiye ko abana bose turi gukina hano ku mbuga turi kuganira bwakeye nabaye nk'umuntu warwaye rwose kuko narakangutse ndamubura agahinda karanyica ariko n'ubundi nizera neza ntashidikanya ko uriya mwana hari umuntu wamutora kandi tuzamubona ariko rero nanjye njya byiyumva tuzamubona uko biri kose uriya mwana ntacyo atarapfuye pe gusa imana izaduhe gukomera izaduhe gukomera wenda ari byiza dore nawe mushiki wanjye nawe ntaheruka inama tuganirize mba nyine wowe uvuze ibya mushiki wawe ubundi nagiye kwa shangazi kumva ma ntahamwe inkorore wagenga ahantu ugiye ngo kwivuza kwivuza se kwa muganga asagaraye kandi none umbaza ubwo uzamubaza ibyo yari agiye kwivuza noneho ngo arangije asanga umwana akana ngo k'agahungu ngo keza ngo kari mu kigero cy'imyaka 10 ntabwo bashije ngo ukuntu kitwa ngo basanga kitwa Kagoma ubundi sigeze na mwari mwarahaye karaka Kagoma ngo yaragakunze ari n'agasino wenda wabaye urasetsa koko ngo yaragakunze buriya ngo yaragakunze kakajya ngo marasunga ngo yingagenda gakurana yako icyamva abantu barasa baritiranwa noneho buriya uwo mwana w'abandi simwe mubwira ko mufite kwizera ko umwana azaboneka ariko bazaboneka ariko ntabwo yaboneka muri ubu buryo imana ifite inzira nyinshi ifite inzira ariko sinumva urazi ko niyo ngiyo ishoboka ntabwo yamubonye ntabwo yamuyoberwa yahita afata umwanzuro ati uyu mwana ni uwacu ariko si niba umwana afite ababyeyi afite mama akaba afite papa we urambwira ute ko uwo mwana yahindukira akabona wamenya da yihore ariko ntawe uvuma itararenga buriya yaje kubabaza ko gusa nyine ntabwo wamukorera ikiriyo
kuko ndumva ugiye muri gihemba n'abafite ibyiringiro byo kuri aba sawa tuganiriza shakazi kumve ubona aho hantu iryo zina ahantu barikuye n'umwana aha mbona muzi kugenda munekane byagenda kose hari inkuru rero nari mbafitiye aho rero turashaka kuzana bereka mfase ngo aho rero mbe muri shi ubu ugomba maze iminsi unkorera mama ngiye kubukwishyura uhora unkubita unyima ibiryo unyima amazi undutisha bari abakobwa ngo nabawe ngewe ntabwo ndi uwawe reka nze nanjye nterere ugomba umaze iminsi unkorera nanjye reka mbikwishyure